havuga ngo umubembe urwaye muza agenda yambaye imyenda ishishimutse. Niko muntu wambara deshire ukambara umwenda watabutseho ukabuzi ko wambaye uri umubembe ngo tubimenye. Imana itugirire neza. Nuvuga ngo iyi myenda yambarwaga n'abantu bibagaragaza ko ari iki, ko ari ababembe. Ariko none twebwe abo twabibona tukabibona nk'igisirimo. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo umubembe urwaye muza agenda yambaye imyenda ishishimutse. Ubundi mwambara imyenda icitse hari imizima byaragenze bite? Imana itugirire neza. Reka dutangire dusenga. Turagushimye Mana kugiye kubana natwe muri iki kiganiro. Ni ikiganiro cyiza cy'impuguro ugende ku ijambo ryawe wandikishije muri Bibiliya, aho ugiye kutubwira ko Uwiteka Imana hari imyambarire ikwiye kuturanga, hari imigendere ikwiye kuturanga, kandi Nyiringabo Imana ibyo byose tuzabishobozwa nawe. Ngaho bana natwe uhugurire buri mwe wese, kandi we buri wese kumva no kumvira, mu izina rya Yesu, amen. Amahoro y'Imana nabane namwe. Ni Nkunda Kristo TV hamwe na Mama Bonheur nkuko bisanzwe. Amazina yanjye ni Mukamusonera Donata. Byaba byiza dufatanyije muri uyu murimo tuba turimo wo guhugurana, kubwirizanya, gutangana ubuhamya, ukora subscribe, ukora share, comment. Imana ikaduhana umugisha. Uyu munsi nashatse kugira ngo tuganire ku kiganiro cyiza kijyanye n'imyambarire iri hanze, ariko tubijyanisha n'ijambo ry'Imana, kugira ngo hataza kugira umuntu upinga. Imana itugirire neza. Nagira ngo mbabwire ngo hanze aha hari abantu benshi bambara impinduriza ariko isi ikababeshya ko baberewe. Imana itugirire neza. Iryo ni ijambo rikubiyemo ibintu byinshi. Ugasanga umuntu nyine yambaye impinduriza, ubwo nimbyumva hari ukuntu umuntu yambara umwenda utamukwiriye, hakaba uwambara mugufi yagombye kwambara muremure, hakaba wambara ucitse kandi yagombye kwambara umwenda muzima. Imana itugirire neza kandi Imana ihabwe icyubahiro. Turi bunabonemo uburyo abadamu, ni ijambo ry'Imana ntabwo ari nge ndi kubivuga, ko njya nirinda kuvuga ikintu nge nibwiye, ahubwo nasomye mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana aho rivuga abadamu ko batemerewe kwambara imyenda, kwambarana n'abagabo, ngo bambare imyenda y'abagabo. Ibyo byose turi bugende tubibona mu ijambo ry'Imana. Imana itugirire neza. Mbere ko dusoma ijambo ry'Imana rero, hari abantu benshi cyane, reka nivugire ku gitsina gore kuko nitwe dukunda kugorana cyane mu bijyanye n'imyambarire. Ugasanga umuntu yambaye umwenda umuhambiriye, uramufunze pe, yabuze n'ubuhumeka. Bene data, ibyo ntago bikwiriye ku mwari, ibyo ntago bikwiriye ku mukobwa. Abamama nabo nuko, ugasanga umuntu w'umubyeyi arabyiruye ariko ntazi ko ari umubyeyi, nawe yambaye uko. Abandi ukambara umwenda uhereye hasi urasata ugeze hejuru. Iyi myenda nayo ni imyenda ishishimutse, turi buze kwibona muri Bibiliya, kimwe n'abandi bambara imyenda ishishimutse deshire, nubwo ari mu rurimi rw'Igifaransa. Imana itugirire neza. Ibyo ngibyo turaza kwibona uburyo ibi bintu ntabwo byemewe n'ijambo ry'Imana. Ugasanga none abasore bari hanze aha, ugize ngo yambaye imizima idacitse, yambaye pocket. Ikibuno nicyo kibereye hanze kandi yagombye kwambara iki, nicyo cyagombye kwambara. Ugasanga aramanuye akubitiye mu mabuno mo hagati, ukibaza ngo uriya mwenda yawuguriye iki. Imana itugirire neza. Abantu mwambara pocket rwose birabintu ntabwo Imana ibyemera, nta nubwo ibyishimira. Imana ikunda umuntu wiyambika akikwiza. Ugasa ipantaro urayimanura hasigara bogisa, ubundi buri urumva bimaze iki. Imana itugirire neza. Ugasanga abantu imisatsi twayigize ukundi, Bibiliya ntabwo ibyemera cyane nk'igitsina gore. N'abagabo turi buze kureba ahantu gutendeza imisatsi, abantu mugira imisatsi namwe muri buvugwe muri abagabo, nubwo abenshi mutazi ko ari bibi, mutazi ko iki cyigisha ari kibi, ariko nagira ngo mbabwire isi iri kubashuka ko muberewe, nyamara mwamaze kwambara impinduriza. Imana itugirire neza. Kugira ngo bitworohere rero, ngiye gusoma amagambo, ntabwo turi buyajyanire rimwe dusa nkaho tuganira. Reka duhere muri Petero wa mbere, dusome ibice 3 n'umurongo wa 3. Turahera muri Petero wa mbere ibice 3 n'umurongo wa 3. Ni kubijyanye n'imyambarire y'igitsina gore n'igitsina gabo, hose turi bugendane. Petero wa mbere ibice 3 n'umurongo wa 3 haravuga ngo
umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kubaho umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda. Dukomeze muri Yeremiya igice cya 49. Yeremiya 49, ntabwo turi butinde mu ijambo ry'Imana kuko ndabizi ko abenshi batabyumva. Yeremiya 49 turasoma na murongo wa 32. Haravuga ngo, kandi ingamiya zabo zizajyanwa n'amatungo yabo atabarika azaba iminyago, nanjye nzatatanyiriza mu birere byose abiyogoshesha ingohe z'umusatsi wabo, nzabateza ibyago bibaturutse impande zose, niko Uwiteka avuga. Abogoshesha iki? Ingohe. Abadamu bo rwose usanga twarogoshesha ubundi tugasigaho, ubundi ko Imana iba yaraziduhaye tuba turi mu biki. Reka twongere ahandi magambo, ubwo tuvuye kuri bimwe tugiye ku bindi. Ingohe nazo abantu twarabikajije. Reka tujye mu Balewi igice cya 10 turasoma n'umurongo wa 6. Abalewi igice cya 10 n'umurongo wa 6 baravuga ngo, Mose abwira Aroni na Eliyazari na Tamari bene Aroni ati, ntimutendeze imisatsi, ntimushishimure imyenda mudapfa. Uwiteka akarakarira iteraniro ryose, ahubwo bene wanyu inzu ya Isiraheli yose baborogeshwe no gutwika Uwiteka yatwitse. Imana itugirire neza. Iyo usomye kuri iri jambo ho ubona ahantu Uwiteka yicana Dawe na Abihu abahoye icyago gikomeye. Bivuga ngo ibi ni ibintu by'ibyago tuba turi kwikururira. Imana itugirire neza. Kugira ngo nkomeze mbivuga neza, reka dusome Abalewi 13 turasoma n'umurongo wa 45. Abalewi 13 n'umurongo wa 45 ubundi dukomeze. Haravuga ngo, umubembe urwaye uwo muze agende yambaye imyenda ishishimutse, atendeje umusatsi, ajye yipfuka ubwanwa, ajye avuga cyane ati, ndahumanye ndahumanye. Imana itugirire neza. Aya ni amagambo ari muri Bibiliya abantu benshi dukunda gutesha agaciro, aho tubonye ko tutemerewe kogosha ingohi zo ku maso yacu. Imana itugirire neza. Ariko iki ni ikintu abadamu dukunze, ugasanga ufashe ingohe zawe Imana yakwihereye, urazogoshe, ugiye kuvunwa no gushyiraho bya bindi basigaho niba ari tiro, ugasanga umuntu ashakishije ibintu by'amarobara yose, kandi ufite ubwiza Imana yakwihereye. Bene data, ibi bintu murabibona ko Imana ibyanga urunuka. Imana itugirire neza. Reka nivugire nanone ku bantu batenda imisatsi cyangwa cyane abagabo, nabyo turabibonye. Imana itugirire neza. Ibintu by'imisatsi ku bagabo rwose bene data ntago byemeye. Burya umusatsi n'ubwiza bw'umugore, nabyo ndi bubivigeho. Umusatsi n'ubwiza bw'umugore, ntabwo ari ubwiza bw'umugabo. Ubwo rero abantu nabo, ubwo ni ibintu nabo bagenda bigana, ariko burya umusatsi n'ubwiza bw'umugore, ntabwo ari ubw'umugabo. Dukomeje aya magambo rero, ndivugira nanone ku bantu bambara imyenda ishishimutse. Deshire, Bibiri bivuga neza, deshire nyine bayivuze mu rurimi rw'igifaransa, ariko ubundi ni umwenda ugize gute, ushishimutse, mbese umwenda waciye wafashe ugaca. Ubundi mwambara imyenda icitse hari imizima, byaragenze bite? Imana itugirire neza. Iri ryo reka ndisubiremo. Abantu benshi ari abagore barabyambara, igitsina gore ujya kubona ukabona yambaye ipantaro yacitseho, ukibaza uruganda rudoda umwenda wacitse ese rubaheye. Reka mvuge ko zinabaho, ariko ririmo biranyuranya n'ijambo ry'Imana. Havuga ngo umubembe urwaye muze agende yambaye imyenda ishishimutse. Niko muntu wambara deshire, ukambara umwenda watabutseho, ukabuzi ko wambere uri umubembe, ngo tubimenye. Imana itugirire neza. Nuvuga ngo iyi myenda yambarwaga n'abantu bibagaragaza ko ari iki, ko ari ababembe. Ariko none twe bwabo butwabibona tukabibona nk'igisirimu. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo umubembe urwaye. Ubundi iyo uhereye muri iki gice cyose byagaragaza abantu bahumanye. Iyo utangiye usoma uhereye imbere ubona ko ni imyenda yajyaga itegekwa abantu bahumanye. Iyi myenda ishishimutse rero nayo yajyaga yambikwa abantu bashaka kugaragaza ko bahumanye, kugira ngo abantu batabibeshyaho. Imana itugirire neza. Ubwo rero umuntu wambara imyenda ishishimutse ugatendeza umusatsi, Imana ngo ipfuka ubwanwa, bivuga ngo hanga byavuzwe bivuga kuba ki, byavuzwe bivuza ku bagabo, kuko abagabo nibo bagira ubwanwa. Bivuga ngo impuguro ushatse yahitakirwa n'abagabo nubwo n'abadamu bitureba. Imana itugirire neza. Nyamuneka abagabo mwambara imyenda ikwiye, nta byo kuvuga ngo urambara umwenda ucitse.
abasore hanze ugasanga afashe umwenda wacitseho igice, njya nkunda kubibona abantu cyane mu imbere hejuru y'amavi, ugasanga umuntu yambara umwenda wacitse. Uriya mwenda nuwambara uzamenye kuri kwereka abantu ko urumubembe, nta muntu ugomba kukwibeshyaho. Ese mu by'ukuri urumubembe? Ibi ni ibintu tugenda twigana rero rimwe tukabikora tutitaye ku ijambo ry'Imana icyo ribivugaho. Rero bakristo bene data, niba wumva ugendana na Bibiliya turimo gusoma kano kanya, ndagusaba nkwinginga kugira ngo wambare umwenda ukwiye. Niba wari unayifite uhereye ubu ngubu ugenda ureba ahantu yishyira, kuko niba bitari ibyo isi irakubona. Imana itugirire neza. Reka twisomere n'ubundi mu Balewi, ni ku bagabo nanone, kuko yisomye usanga hari Mose na Aroni. Aba ni amazina y'igitsina gabo, murabyumva namwe. Aho babwe Mose abwira Aroni na Eliyazari na Itamara bene Aroni ati ntimutendeze imisatsi. Ntimutendeze imisatsi. Ugasanga umuntu ufite uratendeye abawusuka, ni umugabo arimo kwigana abagore. Imana itugirire neza. Ibi rero ntago bagabo ntago bibareba. Ndibuka ari duherutse kubiganira, ubona ari umusore mwiza we, asuka ibintu none ubona byamuhinduka ibindi kuntu, si umugore ukabona si umugabo, ukabona si umusore, ukabona si umukobwa. Namubaza se, ntago ndi bumuvuga izina, ndamubaza se ubundi ibyo bintu bikumariye iki ko ndeba ubwo byaguhinda utamenya n'icyo uricyo? Arangije arambwira ati rwose mama Boneri, ati ibintu bikora kubera akazi, ati umunsi aka kazi nakaretse n'umudije, byo reka mbivuge no budije. Burya abadije hari ibintu bakunda kwikora bakabikora ngo babitwaza ngo ni urwego rw'akazi barimo. Ukibaza ni umwenda se badodewe? Niba wenda umusirikare bamudodera umwenda akawambara, ba mupolisi bakamudodera umwenda akawambara, abasekirite turabizi nabo bafite imyenda bambara, abaganga bafite imyenda bambara, n'abandi ntiriwe mvuga. Ugasanga umuntu noneho warabona ngo umusatsi ngo yarasutse, ngo araboshye, yarateretse, byabaye uruhuru, ngo ni umwenda w'akazi, ngo ni imisatsi y'akazi. Nkibaza ngo uwo muntu ukora ibyo ngibyo aramutse atawufite nta wamuha akazi. Imana itugirire neza. Bagabo bene data, basore bavandimwe, ntimutendeze imisatsi kuko ijambo ry'Imana rigire gute ntibyemera. Kabiri, mwirinde imyenda ishishimutse. Icyo bikora nuba wabembye uzayambare, kuko ijambo ry'Imana hamwe ngo ni ikimenyetso cyagaragaza uwo muntu abembye. Niba utabembye rero uri kurwana n'iki? Imana itugirire neza. Imana itwiteho kandi Imana ituyobore. Ka twisubire muri Petero naryo turivugeho twikomereze, kuko navuze ngo ntago ndi buvuge ibyanjye byinshi. Ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, wo kuba umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa ugukanisha imyenda. Imana tugirire neza. Abantu baboha imisatsi, kuba imisatsi ni icyaha, kuko iyo usomye hejuru n'abadamu babwirwaga kuko ngo namwe bagore nuko mugandukira abagabo banyu, barangiza bagera no kuri iki ngiki barababwira ngo umurimbo wanyu we kuba uw'inyuma, uwo kubaho umusatsi. Imana itugire neza. Imisatsi muri iyi minsi iri gucumuza abantu. Mu makorari ugasanga bati nyamuneka gusuka umusatsi ntibyemerwa. Nimo kuvuga mu madini atabyemera kuko hariho nabyemera. Bati kuki ubaho imisatsi? Nukugira ngo umusatsi wanjye urambuke. Noneho uwo bibwiye we yadashaka kubyemera, aromerutse kuganiza arangije arandamuganise mwene da, ko ndeba none imisatsi yabahindutse. Iri ni irende rya nyagokuru. Imana itugirire neza. Hari ibintu twiyitirira ariko tutazi ko bizatugiraho ingaruka kandi bivuye muri Bibiliya. Umurimbo wacu we kuboha iki? Umusatsi. Ndabizi benshi bari bundebe nabi, ndabizi ko benshi bari buvuge ko mbabujije wenda kuba basirimu, ariko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo umurimbo wacu bagore, gitsina gore, umurimbo wacu we kugira gute? We kuboha, wo kuboha imisatsi. Ubwo rero ntekereza ko iyi ni imuguro buri muntu wese yagombye kumva, ntagire icyapfa n'undi bapfa ngo ndaguhuguye ngo imisatsi kandi ijambo ry'Imana. Ubundi mujye mubabwiza ijambo ry'Imana, utazumva azarorere, Imana yo mwijije izabimwumvisha cyangwa ifite n'ikindi izamuteganyiriza. Imana itugirire neza kandi Imana ihabwa icyubahiro. Reka nsome muri Yeremiya 49, Yeremiya 49. Ubundi none duse nk'abakomeza ikiganiro ho gatoya.
haravuga ngo ku murongo wa 32, kandi ingamiya zabo zizajyanwa n'amatungo yabo atabarika, azaba iminyago, nanjye nzabatatanyiriza mu birere byose abiyogoshesha ingohe. Mani tugirire neza. Hari abantu babikora bakabikora ngo ni ubwiza bwabo, ariko abo bantu Imana ifite gahunda yo kubatatanyiriza hamwe. Niba izabakuraho amaboko ntabwo mbizi, ariko ijambo ry'Imana ngo abiyogoshesha ingohe, abo ngabo Imana izabatataniriza hamwe. Iri ni ijambo ry'Imana, keretse ari nk'ahantu dufite umwanya wenda tukajya duhera ku mirongo y'imbere, ariko ndanabizi ko abantu benshi ntabwo bakunda Bibiliya, ahubwo bakunda byacitse. Ariko ijambo ry'Imana rirambwiye ngo abiyogoshesha ingohe, abo ngabo Imana yo ubwayo, ni ijambo ry'Imana rivuze ngo izabatataniriza hamwe. Imana itugirira neza. Bene data rero, mureke ibyo ngibyo mwibwira, mureke ibyo ngibyo muhagazemo, ahubwo mube maso kugira ngo mutagwa mu moshya. Reka dusome Abalewi 13:45. Abalewi Abalewi 13:45 nkuko twabibonye, ni ku myenda ishishimutse. Nkigarutseho kubera ko nzi neza ko abagabo ntibabyumva, abasore ntibabyumva, abakobwa n'ababyeyi natwe ntabwo turi kubyumva. Ariko ahanga uyu murongo mumbabare muwufate kuko n'umurongo usa nkaho tugaragariza ko ari igisirimu turi gukora. Ariko Abalewi, mbisubiremo, Abalewi 13:45, Abalewi 13:45. Mwirinde kuba ababembe. Haleluya. Mwirinde kubiki ababembe. Imana itugirire neza. Musore nuba n'umukobwa wambara umwenda wacitse ntuzamwibeshyeho, ndabivuze. Umusore uzabana umukobwa wambaye deshire ntazamwibeshye, azamweretse ko ari umubembe. Kandi nawe mukobwa ntuzibeshye ku musore wambaye deshire, icyo gihe bazaba ari kukugaragariza ko ari umubembe. Imana itugirire neza. Reka turangirize ku ijambo rya nyuma. Twavuze ngo uwambara impindurizi isi mubeshya ko yaberewe. Ibi ngibi ndabivugisha cyane mbiganisha ku bantu bambara bijyanye na viziyo. Nibyo pe, uyu munsi dukwiye kwambara ibintu bijyanye na viziyo, ariko mu kubyambara ntibitubize kugendana n'ijambo ry'Imana. Kuko niba twemera ko turi abakristo, tugira umunsi tujya gusengaho, tukagira umunsi tujya guteraniraho, hari ibyo ukwiye kwemera kandi ukabyemera ubyemeye, utagendeye ku bya viziyo, utagendeye kuri ibi bihe turimo bigenda bituvuna. Imana itugirire neza. Niba wiyumvishijemo wogoshaga ingohe, ukaba wiyumvishijemo wambaraga imyenda ishishimuye yacitse kandi imizima ihari, ukaba wiyumvishijemo wambara imyenda idakwiye nkuko natangiye mbivuga abantu bapoketa, ukaba wiyumvishijemo wowe mudamu, Imana itugirire neza kandi Imana idutabare. Imana irimo kuduhugurira kugira ngo twambare ibintu bikwiriye kandi bijyanye nabo turibo. Nta gutendetse imisatsi ku mugabo rwose, ntago bikwiriye. Imisatsi ni nabyo tuzabivuga mu kiganiro cyacu gitaha. Tunavuga uburyo abadamu nabo badakwiye kwambarana n'abagore nkuko nabivuze kare, bizaza mu kiganiro cyacu gitaha. Bene data, ku myambarire uko ntatandukiye kuri Bibiliya, niko dukwiye kwitwara, niko dukwiye kuba maso, ni nako tudakwiye kwibeshya ko isi itubeshya natwe tukibeshya. Imana itugirire neza. Mana nziza, turagushimye, wabanye natwe, uduhuguriye byinshi kandi byiza. Turakwinginze rero kugira ngo utwiyoborere kandi utubere umujyanama muri ibi byose. Mwuka wera kuba mwemera, Roho Mutagatifu kuba yemera, baba abajyanama bacu. Kandi nawe Mana komeze kubana natwe no kuturengera, uduhe gukora ibikwiriye mu gihe gikwiriye, mu izina rya Yesu. Amen.